ikintu maze kumenya mu bushakashatsi nakoze kumva breaking news yes amakuru mashyashya mfite tubwira n'ikinyamakuru wayakuyeho uri kumva ntuye n'inge mushakashatsi uri kumva ikintu ngiye nakubwira cyo abakobwa amakuru namenye nuko kugira ngo habe hagati yanjye nawe dukundana yego havuka umwana bariya abana akenshi usanga umukobwa akavuga ati uyu muhungu ngiye kuvuga uti ngiye kumwiteresha hinda ntabwo agomba kuncika kama mbaya ubwo rero nidukundana sibyo urabizi iyo mwawe ukundana n'umuntu mugira ibintu musetinga sibyo kuvuga ibi bintu tuzakora tuzashakana igihe tuzabyara iki gihe mukabisetinga nkana sibyo warangiza ukaza kwiteresha inda nkana ubizi kandi ubishaka sibyo nka kumwe veterineri wamuhamagara ati ngwino utere ino nk'intanga sibyo mukobwa zarakatiye umunsi ngomba kuyicyura kukabinakeza n'iminsi abazi kuyibara neza none se uwo mukobwa urumva uwo mwana bamwabyaye gutyo uri kumva bizagenda bite wowe se musore ufata risk yo gukora without condom sibyo cyangwa ni protection byose ni ibintu byumvikana sibyo niba wumva ko umuntu utamukunda utanamukeneye wumva ko utafata risk y'icyavamo waye kubera iki ingingo nayiguhaye mukoze ibintu gutyo wenda ndabyumva ako umuntu ubizi neza ko yafashe umwanzuro akavuga ati ngewe uyu muntu agiye agomba kuntera inda ku gahato wamwiteresheje hinda ntabwo mushobora kuba mufite uburyo mukoramo ibyo bintu byanyu sibyo yego ubusanzwe wenda uburyo bwa kamere n'iki sinzi wenda niyo minsi muba muzi kuyibara ugasanga ukavuga uti ngewe uyu munsi agomba kuntera inda akagutera inda mutabyumvikanyeho sibyo niba ari impanuka akaba ari ibintu byapanzwe n'umwe icyo gihe rero usanga hajeho ingaruka z'iki Sasoje ntabwo ari uguca mu ijambo ariko gira nk'inama cyangwa message wagenera abasore nk'abo batera abakobwa amada ariko ntibabiteho bakabihakana gira message utambutsa ngaho bazi neza koko ko iyo ndari yaba ariko bakabihakana gira message wagenera ko byaragenze kose umwana bari uwawe kabone niyo baba baragufashe ku ngufu umwana bari uwawe sibyo umukobwa agufashe ku ngufu cyane barabaza badufata nuko nyine Imana umaze gufatwa n'abangahe Imana izikinga akaboko umaze gufatwa n'abangahe mbaza ngo Imana imaze gukinga akaboko kangahe Sasoje muri aka kanya bakubwiye ngo hitamo umuntu umwe wenyine mwasigarana kuri iyi si abandi bose bagende uhitemo umuntu umwe wenyine mwasigarana hagati ya mama wawe papa wawe na girlfriend wawe wahitamo nde muri aka kanya yego si wowe turi kumwe muri aka kanya se mani nagaruko baje nago ikibazo neza bakubwiye none bagutunga akubwira ngo mbwira ejo kuko aka kanya yes ejo abantu bose bazagenda sigare mama papa girlfriend uhitamo umuntu umwe wenyine muzasigarana kuri papa wanjye sibyo na mama wanjye na girlfriend wawe n'umukobwa dukunda yego wahitamo nde umwe gusa umwe wenyine mwasigarana ubuzima bwawe bwose nta bundi buryo bwaba buhari ntabwo koresha umutwe mbanze nsome ku mazi okay papa na mama na girlfriend nicyo kibazo cya nyuma yego nahita nicura kuko nabandi kurota bibaye ari ibyanya byo atari ukurota si cyarangiye mani ntabwo uradusubiza ubwo bivuze ngo bose nta n'umwe wifuza kuba bagumana nawe byara nuko nahita nicura kuko nabandi kurota oya nyine bibaye ari ibyanyabyo atari dukuremo ibintu byo kurota bibaye ari ibyanyabyo tame bibaye ari ibyanyabyo cyakoze nakubeshya bibaye ari ibyanyabyo iyo situwasiyo ukuntu nayihandorenga ntabimenya nyigezemo aka kanya nta gisubizo nta mwanzuro mfite aka kanya usubije neza murakoze ese Sasoje karamba ufite umukobwa mukundana
kubona ndi mubi ku buryo abakobwa banyanga. Ufite girlfriend umwe wenyine girlfriend? Ufite girlfriend mukundana? Ndamufite. Yitwa nde? Abari nk'aba basore yitwa nde? Tubwira izina rye. Wenda nawe wasanga ari kuri iki kiganiro. Muri social media kumushiramo ntabwo ari byiza. Ubwo ntufashwe. Gusa igihari ntabwo ari umurundi, si umugande, ni umunyarwandakazi. U Rwanda rufite abakobwa benshi. Wasanga ufitemo nk'abarindwi ariyo mpamvu utinye kuvugamo umwe ngo abandi baticana. Ngareka mentioning haba yiyumve. Nta kibazo. Gusa wajya kure ya Amerika. Ko bisezera mu kiganiro ntago cyarangiye ntago ujya udasezeye harya wanyuzwe nyine aho ntabwo nyuzwe ariko aba muri Amerika ibyo si bibaye na muri Amerika rero iki kiganiro kizageraho nta kibazo ntacyo bitwaye. Okay, wagira icyo ugenera abadukurikiye? Akantu mugakate kumukunzi wafashwe. Yes, Sasoje, turi mu gusoza, wagira icyo ubwira noneho abadukurikiye? Hari ubutumwa ushaka kubaha, hari abo ukeneye gusuhuza, abafriends bawe badukurikiye? Umwanya ni uwawe, turi gusoza. Guys, ndabashimiye ko kuri wowe twabanye muri iki kiganiro. Niba ugeze kuri uyu munota uri umuntu w'ingenzi kuri twebwe. Utarakora subscribe kuri iyi channel, wakora subscribe niba ubona wanyuzwe. Bani by'agahato. Ibindi nakagaruka. Nakoze. Yes, urakoze cyane Sasoje muri uwo mwanya wawe waduhaye. Namwe mudukurikiye turabashimiye ku mwanya wanyu. Ni MTV Show. Batarakora subscribe, share na like ndetse no gutera comment biremewe. Dukomeze ibiganiro byacu naho utaha nakagaruka mwari kumwe na Creamy wanyu nahinduye izina. Ciao ciao.